uwo mugabo muri kureba imbere bamwita Denis Karera. Ubundi uyu mugabo Denis Karera ni umwe mu banyarwanda bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu cyangwa se rwo kwibohora. Naho tugiye kumuganiraho uyu mugabo tureba ati se niye nama yagira urubyiruko se undi kujya mu gisirikare cy'u Rwanda byasabaga icyo gihe, tugiye kubyinjiramo tubirebe. Denis Karera ni umwe mu banyarwanda bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma y'aho amahoro abonekeye mu gihugu, urwo rugendo yarukomereje ku bindi bikorwa by'iterambere. Yakoze ishoramari mu bikorwa remezo by'inyubako, mu mishinga yahinduye burundu isura y'igihugu. Mu kiganiro cy'urubyiruko kuri televiziyo y'u Rwanda cyitwa Password, Denis Karera yagaragaje uko yinjiye mu ishoramari, uburyo yakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cyayoboye igihugu, anatanga inama ku bakiri bato. Inkuru ya Karera itangira muri Uganda aho yavukiye nk'impunzi kimwe n'abandi banyarwanda bari ishyanga bazira uko bavutse biturutse ku butegetsi bubi bwari mu Rwanda. Nyuma yo gusharirirwa n'ubuhunzi, Karera kimwe n'abandi basore bari bafite imbaraga bahisemo kuyoboka inzira y'igisirikare cya Uganda mu rwego rwo kwiga uko bazahanganira gutaha mu rwababyaye. Ati twebwe twiyumvisemo ko aho turi bidahagije kuba turi impunzi tutishimye tubana n'umujinya, tuza gufata inzira tujya mu gisirikare cyo muri Uganda, tuvuga duti reka tuzajye kwiga uburyo twakwishakira inzira. Turagenda tuba abasirikare turi bato, twagiye mu ntambara abenshi dufite imyaka 21, 22, 23, 24 na 25 bitewe no kwiyumva ko tudakwiye kuguma aho ngaho turi impunzi. Yagaragaje ko urugamba rwo kubohora igihugu rutari rworoshye, ariko ko uko ibibazo byagendaga biba byinshi kuri bo byatumaga bunguka ubundi bumenyi kandi bikarushaho kubakomeza kuko bari bafite impamvu n'intego yo kurwana. Yewe iyo tutaba bato ngira ngo hari kubaho ko tugira ubute. Mu 1992 habayeho inama mu Rugano ahakorerwaga imirimo y'urugamba, habaho gushyira hamwe ibitekerezo no kureba icyakorwa nyuma yo gutsinda umwanzi. Buri wese agenda agaragaza icyo atekereza ashobora gukora mu rwego rwo kubohora igihugu mu buryo bwuzuye. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, hakurikiyeho urugamba rwo kubaka iterambere ry'igihugu cyari cyarasenyutse. Benshi mu bagize uruhare mu kukibohora babanje gukora imirimo itandukanye ya leta, abandi bahitamo gushora imari mu ngeri zitandukanye. Denis Karera nawe yakoreye leta mu mirimo itandukanye irimo iyo mu nzego z'umutekano, muri Minisiteri y'Uburezi n'ahandi hatandukanye, nubwo yanyuzagamo agakora n'ibikorwa by'ishoramari. Mu 1997 yagiye muri banki gusaba inguzanyo ya miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda, yerekana umushinga yifuzaga gukora n'uburyo uzagira impinduka nziza kuri sosiyete. Nubwo muri iyo myaka bitari bimenyerewe kubona umuntu ufata inguzanyo y'amafaranga angana atyo, yaje kuyemererwa akajya ayahabwa mu byiciro kandi byatanze umusaruro. Ati mu myaka 2 umushinga ukora neza cyane, miliyoni zayo ndazisubiza, nsiga neza imbere ibikorwa byanjye. Nyuma yo gusoza akazi ka leta, yatekereje ibyo yakora byamugirira akamaro n'igihugu muri rusange. Yatekereje ko yakomeza ibikorwa bye, ariko abona ko byaba byiza abyaguye. Muri 2008 nibwo yatangiye gukora umushinga wa miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, asabye inguzanyo muri RD irazimuha, arakora kandi bigenda neza. Nyuma y'igihe gito yongeye kujya kuri banki asaba miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, akora umushinga mugari Crown Conference Halls iri i Nyarutarama. Ni inyubako iherereye hafi ya Tennis Club ndetse n'ikibuga cya golf. Yakira inama n'ibirori bitandukanye.
yakomeje kwagura ibikorwa. Muri 2011 ashaka abo bafatanya, ava kuri miliyoni imwe agera kuri miliyoni 40 z'idolari, banishyiramo gukora ibintu bitarakorwa, ari nabwo hubatswe Kigali Heights. Ni inyubako yatashywe muri 2016, ariko ubu yamaze kuyigurisha ku kindi kigo cy'umunyarwanda cyitwa Juza, cyatanze agera kuri miliyoni 31 z'idolari, arenga miliyari 43 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri icyo kigo Karera yavuze ko akomeje ibikorwa by'ishoramari, aho kuri ubu nabo bakorana bafite ishoramari rya miliyoni nibura 200 z'idolari, ni ukuvuga arenga miliyoni 280 y'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye. Umwe mu mishinga yitezweho impinduka ni uri gukorwa binyuze muri sosiyete y'ubwubatsi ya Savannah Creeks Development Company wo kubaka umudugudu wa gakondo uvuguruye, uzaba ufite inzu 600 zo guturamo, zirimo izo mu bwoko bwa apartments n'izindi zigaragaza ubudasa bwa Kigali. Biteganyijwe ko hazubakwa inzu ziri mu byiciro bitandukanye bigendanye n'ubushobozi bw'abagura, aho hari iyiswe Turcans, Classical, Mediterranean, Contemporary na Apartment. Bikazatwara nibura miliyoni 60 z'idolari. Ndakeka nange muri kubireba aho ngaho ku mashusho, ni amazu azaba ari meza pe. Inyubako ziri kubakwa i Nyarutarama zubatswe mu buryo bugezweho, namwe muri kubireba dore ngizo zubaka. Reka turebe inama rero yaje kuba agira urubyiruko muri rusange. Tutadusoza ntabwo nagira n'ababwiye iyi nama. Yagaragaje ko ukora neza abantu bose baba babireba, bikagufasha kwiyubakira izina no kugufungurira amahirwe. Akangurira urubyiruko gushyira umwete mu byo rukora.